Oya nagize ndagufasha muzima ati bahoze bari kuneba yego natwe wazana bakadufotora fatiraho n'agafoto iri koti Yesaya wasimo cyane kuri Bijiyobija tumukomera abasini badushimishije aracanyita ngo papa nahishuka nuko cyakurugore wubaka urugo rwawe ija kwa Kazimiri muri biriya bikorwa byarumbiyeyo waburamo iyo nakimwe nyine kiriya gifite imyate nta kuntu mwazi kuba zanashira musiriya myate urasira byawe umwana ufite amagara ukapesa ko ntukaba igihungi mwese urakomeza kunyumviriza ndi gutikura nyoko kuko si umubwiye ubyumvishije igeze wumvaga bimeze bite ngaje urarara mu kikoni uzi kutumaga muri ubwisanzure menye ko ari aho bigeraga bikajegera bitaga niyumanganye nkamubwiye nitwirije ngeze ni hamwe hamubura ibintu usigaye urankorera ntabwo ari byo navugaga ngo wenda nzamubwira iyo wanenka by'uko umukobwa w'inka wenda mubwiye bakabwira nicyo papa none se burezi papa nakuzanye Kigali fasha aho kiriya kintu bari kubaka haraniye nako kitari kuvuga mwa sogoko gufasha n'icyo kintu se ku gifuniko umurongo w'icyarindwi haranitswe ngo kandi iyi paje ni y'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ngaho kanebere hano mu Rwanda Mr. Bijiyobija none muko mwahoze mumfashe nyamuneka mumfashe nakire sogokuru n'abantu mwe sogokuru atanga isano y'ijisho sogokuru okay tugiye kwakira Mr. Bijiyobija sogokuru sogokuru nikukumva mwa akira niko mbese ko ni kubona ukunyanyagira ntabwo aja mu materaniro ase sogokuru navuze ko nahishije urwagwa ngo wageze ute nahishije urwagwa ndi gushaka uburyo najya kurugurisha kavuna imyambi wakamye cyane nakamye ejo bundi niko twemze uko wahishije nahishije urwagwa ubundi gushaka ukuntu ngiye kujya kurugurisha wakakanyuciye ibitoki urataza urahungiza urahindura none warakamye urahishije intambo yose dore nahishije urwagwa ngiye kujya kurugurisha uwo mfashije kare mfashije iyo mubiri yego subu kanze kare igira hino mfashiriza umva abakirisitu bose bahageze umva mbese n'amakorari umva rero ntabwo nkibonekemwa iyi hari umuntu wahuye n'ibibazo by'umusazi mu ariko ari ibintu ntari kumva neza yego subu aba bantu hano habaye iki hano urabona nabwiye abantu nahishije urwagwa sogokuru aransura muze rimwe kabiri gatatu moja mbili tatu mbonye ugiye mwijoro ariko witware neza ejo yashira mu rubetezi ruringaniye murakoze nababwiye ngo sogokuru aransura muze kuza tuze kuba turi kumwe twakire sogokuru hari umurongo mbonye kamanze musome mfashe inkono icyo kijigo niyo nkono kanze gato kamufasha niba ushaka kurama ijuru ngwino ishigara babagezeyo baragirika kamufasha uri kuvuga se kamufasha yego turasoma umurongo yego zana nifashe
muri Gaburiyeli 900 umurongo ukagana ako subyivanze bita none naje nituzuzanyirije imirongo hano ni ibyo muhinze n'ubworozi rero birapfuye cyangwa reka tubihindure yego reka tubihindure twigire ibijyanye n'imibare mathematics oya iyo ufashe sayine ugateranyaho kose ushobora ntubizi ko Yesu yagaburiye abantu imigati 5 ari 5,000 bagakwiye wabugize waburi muragira kugira ngo tugire abantu baje guturagiza ariko ubundi gahunda yarinzanye aha si yo gusaba umugeni umbazi nakubuze nindi no kubyitiranya ikintu cya Toyota nica amamodoka umva rero nakubuze ikintu cyongeye ko kwihanangiriza ndakurambiwe mu rugo rwanjye impamo ya Mungu nta mabondo abiri mu nzimu gira ushinga umugero nawe wibaruka abakobwa n'abahungu shaka umugore ukwere nkubakire nicyo cyo guturamo ugize imyaka ingahe mu nzu yanjye 38 yamunyumvira imana isubiza umugozi konje cyo kudodesha ibigori ako yarashize nureba nka yarashize n'abandi bagira n'impamo ya Mungu bose bareba uko bagira turi ushaka iyihe foto irimo foseteri cyangwa impagaze ye washaka iyi impagaze oya wimera si mpakadahwira agahora mwemere biba uko ubishaka vaho hasi ni ku murongo ushyira ifoto gusa reka papa wanagagize mufata ifoto reka hamanza abafite umumaro nibazabagira babandi bose bifuza ifoto nagirirwa karibu rero abantu bifuza kwifotozanya nawe ukatisha itike ngiye gushwekura ye mu ruhengeri rw'ibihumbi umuntu wese wifuza kwifotozanya na Bijiyobija bagire tugire bitari biraga abandi bagize ugasanga usigaye utari uri ku murongo kuki utari kuvuga abantu bavugaga ngo ni umusaza cyangwa ni umusore mbese umuri kubona neza nizera ko urujijo rwasize tubashimiye neza iganje mwatugaragarije hano mu rugo rwanyu uturutse ku murombero ukagera hano mu byicaro biragaragaza neza ko mufite umwari umwazi w'umwanda twaje rero twabagendeye dufite inkomoko si ibyo gusaba umugeni cyangwa ndi kubyitiranya uwari wanyohereje yabwiye ko hano barasaba naje rero guhagarariye ngo muvugire ibisaba nk'uko u Rwanda rero rutemba amata n'ubuki
ngo ntihakagire ugendera mugenzi w'inkokora zireba inyuma. Twabagendereye rero dufite ikibindi tukagira tuti data yabwiye bari ku iki kibindi nimugisogongera mukacakira mu mpijambo. Icyo kibindi siwampa ijambo sindabiguturira rimwe n'ibindi. Ariko nyine turi ndatoba uri ubikimiranye nturi ndatembo ndakwiwo nyemerera nsabe ibindi biraza nyuma. Ariko nyine mbere yo kwemerera icyo kibindi ako kantu k'ikibindi icyo kibindi kiri turakwemera ko nyine mbere yo gusaba icyo kibindi kiri ikibindi ako Abakobwa twagendanye bukambera biye ariko kiraje kiri kunigana kiri mu bikari mu marembo kiraje wenda kubera waje uzi iwacu reka tukwizere aho saba umugeni murakoze cyane. Ngo cyari igihe ibinyamafufu byari bitangiye gutuba ubutaka ibinyamisogwe duhungira duhunika ababyeyi bakwiza ubuyama kugira dukwiza igikoma ababyeyi. Icyo gihe rero nibwo umuhungu nk'umukuru kigera kigutse ku ikikwa cy'uyisha araza ati rero data ndarambiwe usasusasura ndashaka gushinga umugeni. Abari aho bose baba bakwiye inkingi zaraho rero nacitse iyabyumva uhore abagore bari aho bateka ibikorere by'amasonga birabya umurambi w'epfo w'inkingi y'isoni. Ubwo umuhungu nawe aragenda ijambo riva itatu ati nakundi muko amanze muhazi bityo kusakuriza waje kudusaba yewe na wanshutse cyangwa ntiwanshutse. Nusiko hano ndi kubona badafite gahunda yo kumva imisango. Byari iby'inama y'umudugudu Nsabii ubwiza ukuri mwawe wari unababaza ibiki igiceri porogaramu ab'umutekano kaniyeranje niramaze fagitire ntacyo nanjye nakora uko nshoboye. nari njyota igiceri porogaramu n'ab'umutekano bya mituweli mu birenge mituweli zizishura amazashaka hari uwo nteze kuzajana mu bitaro se. yewe nongera mubaza ubona wapima ko wacutse ntabwo hano bari mu by'inama. ahi yewe datawe nizikukiriye hano ko batatushije kandi manze huye kanza umbaza ati ndaje neza ngiye kubera genzura ijambo bakututumyemo kuko bari kumbwira bari mu by'aniveriseri muzabufuteye bamanze musobanuza mu biri byari byose usobanuza izo tubwiye narwara uhagasi n'ubu cyari yarakomeretse mu mpamvu tumubaze harimo n'uwambaye y'amayinite ndamfasha. ayesaye reka duha amashyi menshi cyane Bijiyobija muzehe Bijiyobija tumuha amashyi menshi cyane. Noneho tumaze guseka twamaze kumva imiziki ya kubashusha nkabona ko basusurutse yego nawe naguhura tese nicyo gasembe ahubwo ntagira akazi bahageze urabishobora kubiryosha ndabishobora muzengize n'ibindi wacu data yatuvutsa nose bariya rero bakunda ibintu by'ibyishimo no kubyina noneho reka mwereke ukuntu leta bakira bamuzi nyereka reka nzemereke
umushitsi ko yishimiye ko aje gushaka umugeni uretse kwereka dore wewe ukuntu urabigenza ndabigenza nde binyereka mbere ukuntu nabigenza weho bakimara kuza bakimara gufata ibyicaro komera mudesi nawe wageze ahangaha ndayawe uzaguta ye wowe akigera ahangaha urahita ubashyira akarike pari mungu hapa si uwiza ngana heza tatu yisumbuye wabica urukuri ari Diana weho bakigera ahangaha bashitse ugomba kubakezereza umuziki rwadanda atari biriya bintu byo kwinyongora hindura ndebe hindura n'imbyino fasha kano kanwere wikumbuta uko ushoboye kose wamugabo siko ndi kubona kujegeye ngaho kandere Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Kanza mpeneke ariko uko kandi kuraza kumpenesha gukeneye nawe ushaka kuvuga yuko izi ndoga tutari buzimo gusa cyo nkubwiye cyo ntari bifuza urabona none uhora ukura bigenza mfasha ntebe zisenge abashitsi nibaza niwongere kwishima rwose bataducishamo ijisho ejo rwose gerageza ujye ufura gatatu n'icyumweru ubu ureba hasi wicurije maze biragenda neza siguca cyane ibyari bisobanye wowe bakimara gufata ibyicaro abarigero rw'icugushije n'urikura karubona yewe nayitangiza niyo yajumajuma ubahagararira imbere ukareba amabagore baje bikorera amafukiro iyo yajuma cyane cyane imbere mu maso gawe by'agashira mu maso y'abacuruzi niba abantu baje kumviza icyuya njyewe ibyo ntakanyigishije birahagije umva ukuntu bigenda kugenda umvase ukuntu bigenda kugenda mbega inzoga wewe mbega inzoga ngiye kunywa ugenda mu rugo ubwire nyirarunyonga akwereka aho utega ibibonobono ariko nyirarunyonga uragira neza ikida nuko n'ubwendanje kubona kubigira neza birakunanira kabyitoza injura byigenera imbere y'abashitsi yego dite ariko uyu mudije bamukuye hehe niko yewe nyiri hano iyi nge turawe wabuze undi mudije
Natakunani. Ego mama. Yes. Kate. Ikabi wala to. Aduma kanyo bayene tibona kwanje kunene ni nusu. Nakuhara kanyo. Umandaje. Kate ndaje ndetse. Ayesai! Abasimensi cyane kuri musaye Bijiyobija Gregoire. Abasimensi cyane kuri Bijiyobija. Murayamini usaragaruka nko kaza. Sogokuru watangiye amuka mwabantu mwe. Reka twihangane mu guhera kajesti. Basi kugira ngo nzi kumwinginga agaruke sibyo. Reka! Dukomere abasimensi cyane. Icyamamare muri komedi nyarwanda. Bisha! Bijiyobija Kabari abasimensi cyane kuri we. Arakoze cyane. Reka! Sabe babaririmbyi bari hafi cyangwa se babe baretse baruhuka batarumuka bakanya baraturirimbira country music. Reka dusabe DJ abaririmbyi bimuritse twababonye sibyo, abaririmbyi karaoke twababonye, abakomediye bavuye turababonye. Reka nsabe DJ software aje DJ yitwa software yitwa softy. Iyo ya niyo muri we yanavuga iyo which was software ari we ya inyuma ari we ya softy inyuma ari we ya inyuma ari we ya DJ pra inyuma ari we ya kwizina ryawe iyo ya navuga ngo niyo muri software this software ureka nawe tumwanya yimurike DJ pull up okay, please. Manzishire ndirimbo gitaro kiyanaje. Yo nabo nayenje. Sirakane mukobwa tubyina. Oya, siramo video. Ariko ke gucezeza. Ayo kyo. Kosini Johannes. Kubera bwa. Navugane nakora ibyaha natumanze. So DJ, zamura Afrobeat manze ni makadence tukende. Warushikwa mitandao, siyataki mapenzi, nataka jipongeza. Kumesharati simona. Islamiki kuzana. Chaka DJ. Ariko umuntu wese amamuzi kubyina no gucuranga ngwino hano sha. Kuyapa nikwambeye siramenderemo kuyapa. Hano nabonye n'abantu batazi Ikinyarwanda so just I was requesting the DJs to come on the stages so that you wanna dance. I'm gonna dance with the beach so you wanna school us. And my inspiration, you will respond when I'm telling you. I could sense this one over. He's thinking anything I need. You might be when I'm falling. You must stay from each other. You might be like sun, but most of all, you might spring. You might be when I'm falling. You must stay from each other. Most of all, you're my best friend. Thank you. Bakoze cyane. Burya ngo video bisubiye mu.
Okay, what song? Okay, I will again listen to the radio. Let me try. I'm not trusting this keyboard, but let me try. Listen to the radio. Oh, listen to radio. Yes, okay. Ayesaya. No, tujya kumukomera tukomeye gucuranga piano ari no kuririmba. Ayesaya. Turacyari muri Rwanda ukeneye ibyo kurya ukeneye ibyo kunywa. Hano dufite ibyo kunywa by'ubwoko bwose ibyo kurya bimeze neza kandi ku giciro cy'umuneke. Ndetse abantu bashaka kuruhuka dufite amashambure meza cyane. Ushaka kunanirwa gutaha nyamuneka uruhukire hano. Uruhukire hafi muri Homeland Restaurant. Yes, okay.
Murakoze cyane. Agashya abona mwitaba. Murakoze. Yes, I. Abashyi cyane kuri